data, Imana ishimwe rwose ko twongeye guhura tugiye gusangira ku meza amwe y'umwami wacu, tugiye gusangira ku byo Uwiteka duteguriye kurya kuri uyu munsi. Ubushize rero mu minsi yatambutse twize uburyo twabonye uburyo twe twari abanyabyaha, tubona uburyo nyine Yesu Kristo yaje akadupfira, ari urukundo rwe rubimuteye atari imirimo yacu, tukabona ko nyine twakijijwe n'ubuntu ahubwo tutakijijwe n'imirimo yacu twebwe ubwacu twikoreye, ahubwo tukabona ko twakijijwe n'urukundo rw'Imana, kuko twebwe ubwacu twari turi abanyabyaha ndetse turi abanyantege nke ku buryo twe tutari kubasha kwicungura ko twari abanyabyaha. Bivuze ko nta kintu na kimwe twari gukora cyiza cyo gukiranuka imbere y'Imana ku buryo ari kukireba ikavuga ngo aba bantu noneho njyewe reka nze mbatabare. Oya, ahubwo yo ubwayo yabonye ko nta wundi wabasha kudutabara usibye yo, iraza iradutabara. Bikaba bigaragara ko rero ari umurimo uri gukorwa n'Imana wuzuye, atari twebwe ahubwo ari umurimo wayo iri gukora wo kuducungura, noneho twe tukizera ibyo yakoze, tukizera umwana wayo, tukizera Yesu Kristo. Amaso ye noneho akatwezaho ibyaha byacu. Tukabona ko noneho nyuma y'aho ngaho umuntu wizeye, mbere yizera hari ubuzima yari ari kubamo. Noneho nyuma y'uko yizeye nabwo hari ubuzima akwiye kubamo, kuko ni ukuvuga ngo mbere yari afite umwami, umwami yahindutse agira undi mwami. Ese mbere yari afite uwe mwami? Mbere yari afite umwami ari we Satani utegeka ikirere, umubi utegeka ikirere. None uyu munsi cyangwa yizera umwami Yesu Kristo ngo amubere umwami n'umucunguzi. Bivuze ngo uyu munsi ntago akiyobowe n'umwanzi Satani, ahubwo ayobowe na Yesu Kristo. Yesu Kristo yaje aramucungura, ararwana, aramucungura, aramutwara, amugira uwe. Ni ukuvuga ngo rero uyu muntu ubuzima bwe, hari ubuzima yarabayeho, hari ibintu yakundaga, hari ibyo yakoraga. Kuri uyu munsi noneho yahinduriye umwami, ntago akiri wa wundi. Ni ukuvuga ngo ibintu yakundaga, ibyo yakundaga kureba, ibyo yakundaga kuvuga, ibyo yakundaga kumva, ni ihame yuko bigomba guhinduka, kuko ni itegeko, kuko twizera ko, turabyizera ko ari ihame yuko umuntu iyo yizeye akizera Yesu Kristo yuko yakira Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera umuntu yajemo amuha kugira urwango rw'icyaha. Mbere yuko wenda dukomeza tujya imbere cyane, reka wenda tubanze dusome, noneho tubijyemo neza. Twasomye iri jambo riri mu Baroma igice cya 6 kuva ku murongo wa mbere, turagarukira ku murongo wa 7. Titiri iravuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese babatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaduteranijwe no gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye aba atsindishijwe ibyaha. Nta ngaha tugiye kwiga, turi kuvuga twibaza uyu muntu mbere hari ibyo yari afite akunda. Uyu muntu nta gushidikanya yari aryohewe n'ibyaha, yabigotomeraga nk'amazi. Uyu muntu nyine ubuzima bwe bwari ibyo ngibyo, yayoboraga ubuzima bwe, yumvaga ko ari we wibeshejeho. Muri make nyine yari we wari uyoboye ubuzima bwe, yari yicaye kuri ya ntebe Imana yari yicayeho yo kutumenyera icyiza n'ikibi, ikayobora ubuzima bwacu. Uyu muntu imbere atari yizera, cyangwa icyo gihe yizeraga, hari ibyo yagenderagamo. Mbese wenda ashobora kuba yasambanaga, yibaga, yakundaga umujinya, yakundaga kubeshya, yakundaga kugira
burage cyangwa amagambo y'amanjwe, akavuga ibintu bidahesheje Imana icyubahiro, agakunda kugira nyine hari n'ibintu tujya dukora wenda ugashaka nko gusetsa abantu, ariko ugashaka mu gihe uri kubikora ugasanga uri kuvuga ibintu by'ibinyoma gusa. Rero nyine ibyo byose uwo muntu nimba ari ibintu yagenderagamo, akaba noneho yabonye undi mwami, afite undi mwami umuyobora, ni ukuvuga ko ibyo bintu biraza guhinduka. Ariko kugira ngo tuze kubigenda neza kuri iri jambo dusomye, kuki ibi bintu ubundi biraza guhinduka, kuki umuntu araza guhinduka? Ni uko rero ngo tuvuga ngo twarizeye, turangije ngo turavuga ngo turizeye, twizeye umwami Yesu Kristo, turangije turabatizwa, tubatizwa nawe ngo mu rupfu rwe. Cya gihe wizeraga, noneho ni ukuvuga ngo icyapfuye ni iki? Dushobora wenda kubivuga gutya wenda, cyangwa ukagira ngo wenda ese ko nta kintu cyahindutse, ngewe uko nari meze niko wenda ku mubiri bisanzwe niko nkimeze, ntabwo ngewe napfuye. Oya, ikintu cyapfuye ni kamere y'ibyaha, ni kamere y'ibyaha, kwa gukunda ibyaha, kwa kundi uhora urarikiye gukora ibyaha, kwa kundi nyine umutima utera ati akantu kari hariya gatware umutima, uko ushobora kuza uri kuri interinete ngo reba za porunogarafi ukagenda ukazireba. Oya, ni ukuvuga ngo iyo kamere iyo twizeye Yesu Kristo irapfa. Ni ukuvuga ngo uvuga ngo tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage, ngo ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kumiramira muri byo dute? Ni ukuvuga ngo twapfuye ku byaha. Ngo ntimuzi yuko twese babatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Kubatizwa rero, ubundi iyo ikintu kibatijwe cyangwa uko byagendaga mbere, wenda nk'intama yagwaga nko mu mazi bakavuga ngo yabatijwe, ni ukuvuga ngo nyine yabaga yagiye igapfa ikajya mu mazi nyine ikagenda ntiyongere kugaruka. Ni ukuvuga ngo rero twebwe twaragiye, ya kamere y'ibyaha irapfa igumayo, kuko nyine Yesu Kristo yabisizeyo, abisigayo. Ni ukuvuga ngo kamere yacu yarapfuye, noneho ahubwo duhabwa nyine nk'uko Yesu Kristo yazuwe na Data, ngo niko natwe kugira ngo tugendere ngo mu bugingo bushya. Ni ukuvuga ngo ya kamere y'ibyaha yapfuye, ahubwo noneho hariho kamere noneho, cyangwa navuga ngo hariho noneho kugendera mu bugingo bushya bwa Yesu Kristo, ubugingo bwanga icyaha. Ni ibintu biba nyine umaze kwizera ugatangira kumva wanga icyaha. Nimba uyu munsi umaze igihe runaka uvuga ngo warizeye, uvuga ati rwose njye maze igihe narizeye, ariko ntago wari watangira kwanga icyaha. Hari ibintu byinshi ukaba uri kubikora ariko ukabona nta rwango rwabyo ufite. Nakugira inama rwose ngo wisuzume, ufate Bibiliya igusuzume hano, ikubwize, ikwereke ukuri. Ukuri guhari ni uko umuntu wizeye ntago akomeza gukunda icyaha, ntago akomeza kuryoherwa n'icyaha, ahubwo akacyanga rwose, kuko ni ibintu nyine ntago umucyo n'umwijima bihura. Aho umucyo uje umwijima urahunga. Rero ni ibintu bitabasha kubana, kandi ikitugaragariza ko umuntu yizeye ni uko koko ubuzima bwe buhinduka, n'imirimo, n'ibintu akora. Nyine ntago ari ikintu cyiza ngo wizeye umutima wawe, yego ntibyabanje, wizera umutima wawe, ubyatuza akanwa kawe, ariko noneho ubuzima bwawe, imirimo, ibintu byose ukora biraza guhinduka. Nimba hari n'amasite wakundaga kuri interinete, nimba hari abantu bafataga nka role model bawe, ibyo bintu byose akenshi biraza guhinduka, kuko uraza gusanga nyine role model wawe yabaye Kristo. Uraza gusanga noneho nimba uri umuntu wenda ukoresha Instagram, nimba wizeraga turi muri reality y'ubuzima, uraza gusanga utakigukunda gufollowinga abantu bari kuguhereza ibintu bidafite umumaro, ibintu biraza gukomeza gutuma wumva urarikiye ibyaha. Ahubwo uraza gusanga uri gushaka kumva nyine no gufollowinga abantu bari kuvuga ubutumwa bwiza. Uraza kumva ushaka kumva ijambo ry'Imana, ushaka gusenga, ushaka gusoma Bibiliya. Ni ubuzima buraza kuza guhinduka. Nicyo nshaka ko tureba aha ngaha, kuko ubuntu ngo hari igihe ushobora kumva wenda ngo ni ubuntu, kuko nyine twabiherewe ubuntu, ntabwo ari twe twakorewe. Ukumva ko wenda Imana yatugira urwo rukundo, ikaduhereza ubwo buntu bwo kudukiza, noneho bavuga ati se noneho tugumye, noneho ubwo nta kibazo, ubwo noneho tukomye, noneho tugendere mu byaha. Ni ukuvuga ngo ntago kwizera ari ikintu
uraza kongera ku buzima bwawe, ntabwo ari nka seritifika uraza kuvuga ngo ariko buriya rero nari nkeneye na kariya gasatifiketi reka nyine nkashyireho noneho nikomereza ibyanjye. Oya, ntabwo kwizera ari ikintu uraza kuza kongera ku buzima bwawe noneho ngo wikomereze ibyo urimo, wikomereze mu byaha. Oya, ahubwo kwizera nubwo buzima. Kwizera ngo umuntu abeshwaho no kwizera, ni ukuvuga ngo kwizera nibwo buzima. Niwizera uraza kugendera muri bya bindi, ntabwo uraza kwizera ngo ugende usubire mu byo wahozemo, ahubwo uraza kwizera noneho ukomeze ugendere mu bugingo bushya. Ngo ubwo twarateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Tukabona ko rero nyine Yesu Kristo yarapfuye dupfana nawe, ni ukugira ngo noneho imbaraga ibya byaha byari bidufiteho zigende. Ni ukuvuga ngo umuntu wizeye ntabwo icyaha kiba kiri kimufiteho imbaraga, ntabwo kiba kiri buze ngo kimutegeke gira gutya nawe agire gutya. Cyakoza ntabwo biraza byose guhita bigendera rimwe. Ntabwo ndi bubeshye ngo mvuge ngo uyu munsi ibintu byose wakoraga biraza guhita bigenda, kuko icyo gihe twaba twise Imana inyabinyoma, kubera ko hari umurimo uri gukorwa kuri twebwe wo kugira ngo tugire ishusho y'Imana, tugende dusa nayo. Rero nyine hari ibiraza kugenda bivaho uko tugenda tukagenda twanga icyaha. Rero imbaraga z'icyaha iyo twizeye Umwami Yesu Kristo, iza mbaraga byari bidufiteho zivaho, ahubwo noneho tukaba tuyobowe n'Umwuka Wera. Ibi bintu rero ko byagenze, nyine uwa kera yarapfuye, ahubwo hariho umushya. Ibyo bintu rero bijye bikwibutsa, ujye ubizirikana. Ikintu ni cyiza, bikibwira numva narapfuye, ntabwo rwose nkiyoborwa nawe. Nyine wibuke iri jambo yuko nyine warapfuye, ntabwo ibi ngibi bikikugenga, ntabwo ugitwarwa n'irari ry'iby'isi, ntabwo biza ngo uko bije byose ariko bigutwara, ahubwo uri umuntu noneho ufite ubuzima. Navuga ngo umuntu ashaka igihe ahiga ubuzima ngo ndashaka kumenya ubuzima bufite intego. Uyu munsi noneho ufite ubuzima bufite intego, ufite ubuzima nyine buyobowe na Yesu Kristo, ubuzima bufite ubugingo buhoraho, ubuzima bufite kujya mu ijuru, ubuzima bufite icyerekezo. Kuri uyu munsi ufite ubwo buzima. Rero ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu tugeze ku murongo wa 7, kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Ni ukuvuga ngo uwapfuye aba atandukanyijwe n'imbaraga mbi z'ibyaha. Uyu muntu rero, uyu muntu afite icyaha, hari icyaha cyamubase, hari icyaha runaka cyamunaniye kuvaho, ariko iki cyaha se biraza kugenda bite? Ni ukuvuga ngo nimba uri ahantu, ukaba wari ahantu hari imyanda, hari isayo, ukaba iyo sayo ariyo wari urimo uri kwivurugutamo, umuntu tuvuge nk'uruhinja uje ukarufata, ukarukura muri ibyo mu myanda rurimo, ukarwoza, hanyuma ukongera ukarutereka iruhande rw'iyo myanda, nta kabuza rurongera rukayisubiramo. Nuko rero natwe iyo twizeye tukava muri bya bintu, dukwiye gukora iki? Hari ibintu tuba dukwiye gutandukana nabyo burundu, tukajya kure yabyo, tukabihunga, byasa tukiruka. Ukagenda ukabihunga kugira ngo utaza kongera kubisubiramo. Wenda byaterwaga n'ibintu wareba, n'amasite warebaga wajya kuri interinete, byaterwaga n'abantu mwavuganaga n'inshuti zawe witaga inshuti, byaterwaga n'ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo byose rero niba twizeye turaza gutandukana nabyo, kuko nutaza gutandukana nabyo ngo ushake uburyo wirinda guhura n'ibyo bintu, uraza gushiduka wongeye kubisanga wenda wakunda kujya mu tubyiniro, wakunda kujya mu birori runaka bitandukanye. Ibirori ni byiza kuba wabijyamo, za anniversaire n'ibindi zitandukanye, ariko ibyo bintu nimba byari isoko yo kukujyana mu byaha,
nimba mu gihe cyizera uracyari umwana mu kwizera, ukwiye kubanza ukaba ubihagaritse, ukabanza ugakura mu by'uburyo bw'umwuka, ku buryo noneho nujya n'aho hantu ugenda nyine ukomeye, ariko utagenda nyine ukizera, kuko ushobora kubijyamo gutyo utari wagira n'imbaraga, bikongera n'ubundi ukagwa muri bya bintu. Ubwo turi kuvuga mu buryo nyine ushobora kuza nyine kuba watandukana n'ibi bintu, kuko n'ubundi Imana yo yamaze kubikora. Rero uyu munsi nagira ngo twigane kuri iri jambo yuko nyine ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha, ahubwo tubaho ubuzima bwo kwanga icyaha, tukumva tutagishaka, ku buryo rwose iyo tubonye aho kiri turahunga, tukumva ntidushaka kujya aho hantu. Rero nagira ngo rwose nkusabe, nimba koko uyu mutima utari waza wo gukora ibyaha, wo kwanga icyaha, izere umwami Yesu Kristo, izere ko ari we wenyine ubasha kuboneraho gucungurwa, wizere kandi ko wabambanywe nawe mu rupfu nk'urwe, kugira ngo kamere y'ibyaha ikurweho. Nurangiza utangire mu gihe uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo uri kurwana n'icyaha, ubwire bene data musengane, ujye ufata umwanya munini usome ijambo ry'Imana, usenge, uririmbe. Ibi bintu byose uko uraza guhugira, ni ukuvuga ngo mu gihe turi guhugira ku by'ijuru, usanga twaburiye umwanya Satani, ugasanga Satani rwose ntabwo ari kutubona, akabona turi bizi. Ni ukuvuga ngo uko Satani aza agasanga uri bizi, abura uko akujyana muri bya bindi. Akenshi usanga iyo twagiye muri ibyo bintu twatandukiye tugasubira muri bya bintu, ni ukubera ko nyine tuba twagiye tukaba nyine imburamukoro. Noneho Satani akaza rero akahita abona aho yuririra. Ariko mu gihe twafashe umwanya tugatangira gusangiza abandi inkuru nziza, tukababwira ubutumwa bwiza twamenye, tukaba turi gusoma ijambo ry'Imana, tugasangiza abandi ibyo twasomye, tukaririmba, tugasenga, twajya no gukora akazi tugagakora nyine turi kugakora koko. Urumva rero nyine ni ibintu biraza gusanga nyine utari buze kubona umwanya wo kujya muri ibyo bintu wagenderagamo. Muri make, nimba wizeye, ubuzima bwawe bugomba guhinduka, ntagomba kuba uwa kera, ahubwo koko ugomba kuba wa muntu noneho umuntu nareba avuga ati uyu muntu koko yarizeye. Kuko imbaraga iyo twizeye twakira imbaraga kandi zihindura ubuzima. Ntabwo ari imbaraga ziza mu buzima ngo umuntu agume uko yari ari, ahubwo arahinduka wese, ku buryo rwose nyine umubonye wese abona ko hari change yabayeho mu buzima bwe. Rero ntabwo dukomeza kugendera mu byaha, ntabwo dukomeza kugendera mu irari, ubusambanyi, ubujura, kugira umujinya, gukora ibintu byose bidakwiye imbere y'Imana. Cyakoza nituramuka bigenze bityo tugacumura, dufite umurengezi kuri Yesu Kristo, ariko ntibiduha ubuntu n'uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ni ifunguro Uwiteka uyu munsi yari yaduteguriye kugira ngo twige, tumenye ko dukwiye ubuzima bushya dukwiye kugenderamo, tumenye ko ubuzima bw'abari muri Yesu Kristo butandukanye n'ubw'abantu batari muri Yesu Kristo. Tumenye yuko uwacu wa kera wari utuyoboye yapfuye, ahubwo uyu munsi tuyobowe na Yesu Kristo uriho muri twebwe. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Uwiteka akomeze abane namwe, kandi Imana ibahe umugisha ku bantu bose bari gukurikirana rino jambo bakaryumva, kandi Uwiteka rwose akomeze aduhe uyu mutima wo kwanga icyaha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.